turizera neza ko mumeze neza mwese mukomeza gukanda subscribe no cyane ibiganiro bya RWANDACOM news. Ibihe byiza kuri mwese mudahwema nyine gukanda hasi kukazogera. Ni inkuru twihuse cyane, ni inkuru y'uwitwa Kayumba Faustin Nyamwasa, by'umwihariko akaba yaramenyekanye mu gisirikare cya Repubulika n'amini cya leta y'u Rwanda RPF Inkotanyi. Abantu bamuzi by'umwihariko abakuze guhera mu 1900 ubwo ya joininga cyangwa se agafatikanya na mugenzi we, umuntu yakita ko yari inshuti ye magara, ari we His Excellency Paul Kagame, akaba ari icyo gihe yari majoro. Ubwo urugamba rwo kubohora igihugu ni urugamba bafatikanyije nyine bakarwana, urugamba rutari rworoshye by'umwihariko cyane ko mu 1900 ubwo batangiraga urugendo rwo gushaka kubohora igihugu ntabwo ibintu byari byoroshye. Uyu mugabo rero nawe ari mu bahafi cyangwa se mu nkingi za mwamba zari zifitiye cyangwa se zifatiye runini umuryango nyine wa RPF Inkotanyi. Gusa nyine ikintu cyitwa ubushuti busa nkaho butagenze neza, wenda turaza kuza kubigarukaho turebe impamvu uyu mugabo yaba yafashwe. Ese ubundi kubera iki yafashwe, yafatiwe hehe, nibyo koko se ubundi yafashwe nande? Ngira ngo wenda mwakomeje kugenda mubona amakuru acaca ku mbuga nkoranyambaga rimwe mugasanga hari ababifata nk'ibihuha, abandi bakavuga ati reka mukomeze, n'abajya muri comment bakakomentinga ati have ceceka zibaho ngaho ko iki ngiki, ati wowe nta byuzuri kutangaza ibihuha no gushaka ama views. Ariko ubundi koko byanyabyo uyu mugabo amakuru ahamye by'umwihariko yatangajwe n'ibitangazamakuru tuza kuza kubabwira bikomeye kandi nyine byandika inkuru za nyazo, arimo nk'iyo bita True News cyangwa se Truth News, itangazamakuru gikomeye muri South Africa. Nahoze mbona cyatangaje inkuru n'ubwo nyuma gato cyaje kutagisiba, ariko nyine ni ibitangazamakuru byagiye bitangaza inkuru abantu benshi bagira ubwoba bati RPF cyangwa se His Excellency Paul Kagame ntabwo arikozwa cyangwa se ntabwo akoreka. Uyu mugabo afite amateka yo kuba kandi yarahizwe cyangwa se yaratatswe inshuro zirenga 5 agerageza kwicwa cyangwa se bagerageza kumwica, ariko nyuma yaho akaza kuza nyine bikarangira yaturutse cyangwa se bikarangira abaciye muri humye nyine ntibabashe kumubona. Ubwo bivuze ngo yabashe gusimbuka inshuro 5 zose amasasu urufaya, ariko uyu mugabo ntabashe kwicwa nyine cyangwa se ngo abashe gufatwa. Ariko akenshi byagirwagamo uruhare nyine n'itsinda rya security nyine cyangwa se itsinda ry'abamurinda, cyane ko n'umwe mu bagabo bakomeye by'umwihariko leta y'u Rwanda imutinya cyangwa se imwubaha kubera ko afite amakuru menshi. Uwavuga ko arabafite guhera kwino kugera ku musatsi. Gutakaza witwa Kayumba Nyamwasa na hantu byaba bitaniye no gutakaza witwa Kabarebe cyangwa se James Kabarebe, kubera ko nyine Kayumba Nyamwasa amakuru ya James Kabarebe yaba afite na Kayumba Nyamwasa ntiyafite. Nubwo hashize igihe koko guhera muri 2010 ubwo yaturukaga akajya muri South Africa, wenda nibyo koko uk'iminsi igenda itambuka niko nyine ubutasi cyangwa se imikorere y'igisirikare cyangwa se imikorere ya His Excellency Paul Kagame igenda ihinduka nyine agenda ahindaguranya. Ariko nyine byanze bikunze umugabo yakoze muri leta akoramo kandi ari umuntu ukomeye, yabaye niyo leta, yafatanye igihugu niyo leta, bivuze ngo baraziranye. Kuba baziranye rero no kuvuga ngo abishoboka ko n'uyu mugabo nyine yaba ariyo mpamvu ari mu bantu bahigwa mu buryo budasanzwe. Ubwo rero bikaba bivuga ko nyine ngo yabateye muri yombi. Reka tugaruke gatoya. Ubundi amazina yiwe yasanzwe yiswe n'ababyeyi, yiswe Faustin Nyamwasa Kayumba cyangwa se Kayumba Faustin Nyamwasa, akaba ariyo mazina yiswe n'ababyeyi. Uyu mugabo rero nawe nimwe mu bagabo by'umwihariko bakomeye bagiye bagaragaza ubudahanga ndetse no kuba ari umunyembaraga. Yagiye bigaragaza by'umwihariko cyane ko nyine yafatikanyije na leta y'u Rwanda cyangwa se RPF Inkotanyi mu gufata igihugu. Uyu mugabo nyuma yaho bafashe igihugu nyine banahagarika jenoside yabaye mu 1994, nyuma gato yaje kugirwa chief of staff cyangwa se umukuru nyine uhagarariye igisirikare mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero nyuma yo kwitwara neza akomeza kugaragaza nyine ubwo ki ari umuntu udasanzwe, ndetse kandi ko ari umugabo w'intakoreka no kugaragaza ko nyine ni umugabo watojwe by'umwihariko byegeranye n'amateka yiwe. Ikindi nuko uyu mugabo numwe mu bantu by'umwihariko dusubiye nk'inyuma ho gatoya yabonye izuba mwaka 1958. Ibitabo bimwe byerekana ko yabonye izuba muri icyo gihe, ibindi bitabo uretse ko hari n'ibivuga ko hari n'ikindi gitabo kivuga ko yavutse 1960. Ubwo ariko tugendere mu cyane by'umwihariko ibinyamakuru byinshi byandika ko yavutse 1958. Ubwo wenda nimba icyo gihe yavutse perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabamurusha igihe kingana n'umwaka. Uyu mugabo rero ubuzima bwiwe, impamvu akenshi ubusanga nyine tugenda tubigarukaho, nuko ubuzima bwiwe bufite aho buhuriye cyane n'ubuzima, imibereho yiwe ndetse n'ahahise hiwe hafite aho hahuriye cyane n'ahahise His Excellency Paul Kagame, cyane ko
ni abantu babayeho mu buzima busa nkaho buhura cyane 100% kubera ko uyu mugabo nawe yakuriye mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, aza no kwisanga nyine yajoininze ubuyobozi cyangwa se yajoininze itsinda nyine ry'abasirikare ryabaga hafi y'uwitwa Mobutu, akaba yari umusirikare yari perezida w'igihugu nyine cya Uganda. Nyuma gato rero niho haje kuba urugamba rwo gukuraho uyu Mobutu, hajyaho witwa Museveni rero akaba yari yakunze nyine uburyo ki abahungu b'Abanyarwanda ari abahanga, ize no kurangira babashije kujoininga nyine itsinda ry'abagomba kurinda Museveni. Ubu rero mu kujoininga itsinda ry'abagomba kurinda Museveni, uyu mugabo rero yari hafi aho ngaho rwose, ndetse na His Excellency Paul Kagame. Nyuma gato yaje no gukomeza muri kaminuza muri University ya Makerere, aza kuhasoza n'ubundi bajoininga cyangwa se bakereya nyine RPF inkotanyi cyangwa se Rwanda Patriotic Front, ikaba ari umuryango nyine wakerewe ndetse na Museveni abigizemo uruhare, akaza no kuza kubafasha by'umwihariko mu gufata igihugu bakagikura mu maboko y'abanzi ubwo bagifataga mu 1994. Twihuse cyane no kubera ko ari mu ncamake, uyu mugabo yaje kugira kuri nyine nkuko babwiye aba chief of staff muri army cyangwa se mu gisirikare cy'u Rwanda, uretse ko nyuma gato yaje kuza kuvaho nyine asimbuwe n'uwitwa James Kabarebe. Nyuma gato uyu mugabo yaje no kuza kuba umukuru uhagarariye ubutasi bw'igihugu cy'u Rwanda, ugumva byanze bikunze yari ari we first cyangwa se first intelligence wa RPF inkotanyi, ubwo bivuze ngo niwe yari we umuntu uhagarariye nyine ubutasi bw'igihugu. Nyuma gato yaje no kuza kubukurwaho, ariko nabwo arangize yerekezwa mu gihugu cy'Ubuhinde, ubwo yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde. Uyu mugabo nyine no kuvuga ngo afite ikintu cyitwa amateka, kukoherezwa no mu gihugu cy'Ubuhinde. Icyo gihe abantu benshi by'umwihariko mu batavuga rumwe na leta batangiye gutangira kwandika mu bitangazamakuru bitandukanye, batangira kwandika bavuga ati nuko nguko rero RPF irangiza umuntu, dore ukuntu Kayumba Nyamwasa bamurangije. Biratangaje kuba waba wari uhagarariye cyangwa se wari umukuru w'igisirikare mu gihugu, ukaza guhabwa indi ranka ikomeye, ukaba umukuru uhagarariye ubutasi bw'igihugu, warangiza noneho ugahita ugirwa ambasaderi w'igihugu cyangwa se ambasaderi ugahabwa kujya kuba kuri ambasade nyine, ukavuga ngo uri ambasaderi w'igihugu runaka, ngo w'igihugu cy'u Rwanda mu Buhinde. Ibyo byose nibigaragara ko ariyo bita low rank cyangwa se bamuhaye ranka iri hasi cyane nk'agasuzuguro. Abandi by'umwihariko barebera politiki hafi bakavuga ko uyu mugabo yahawe iraka kubera ko yari afite imyitwarire itari myiza, bisa nkaho nyine bamuhaye nk'igihano kugira ngo barebe ukuntu azitwara. Witwa Kayumba Nyamwasa rero ntabwo yigeze ari actinga nyine nk'umwana, yahise akora icyo bita reaction nyine, yerekana ko nyine atigeze yishimira iyo ranka bamuhaye yo kujya kuba ambasaderi mu gihugu cy'Ubuhinde, uretse guhera ko ubwo nyine yajyaga mu mwaka wa 2004 akaza no kuza kuvaho nyine mu mwaka wa 2010. Mu myaka 6 yamaze ari ambasaderi mu gihugu cy'Ubuhinde, yaranzwe n'imyaka nyine y'ubwivuga yo kwivumbagatanya cyangwa se kutabana neza na RPF, bakagenda ngo baguragoza, ni kama ibitabo bimwe na bimwe bivuga, ariko uyu mugabo arangananira. Ubwo rero ku mwaka wa 2010 uyu mugabo yazaga aje gushyingura umubyeyi we, nibwo inkuru yatangiye kumenyekana ko uyu mugabo ngari guhigwa bukware, ari nabwo nyine by'umwihariko leta y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se RPF bamushyiragaho nyine ibyaha birimo kwiba amacakubiri nyine mu baturage, gushinga gufasha nyine imitwe itavuga rumwe na leta, ndetse no kugenda ashinyagura cyangwa se apfobya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ibi rero ni bimwe mu byaha yaregwaga nyuma gato, ariko ubwo yabiregwaga byari bitarajya hanze kubera ko nyine bari bategereje kugira ngo mufate. Asa nkaho rero ngo by'umwihariko uretse ko nabonye hari n'abatinya kuvuga ko ngo yaba yari urwara n'uwitwa James Kabarebe, nyuma yo kumuri rw'urwara akamubwira ati wowe uze kwitwarika kubera ko yaza kuza gufatwa cyangwa se baza kuza gufungwa. Bivuze ko rero umugabo yaje kuza guhita yurira indege mu buryo butunguranye yerekeza mu gihugu cya South Africa. Bivuga ko hano hambere yise yerekeza yaragiye ahazwi nka Pretoria, uretse ko nyuma gato yaje kuza kuhava yerekeza ahazwi nka Johannersburg nyine mu gihugu cya South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo. Uyu mugabo rero ni umugabo ufite amateka by'umwihariko maremare cyane, ko by'umwihariko hari n'ibitabo byerekana ko uyu mugabo yagerageje kwicwa inshuro zigera kuri 3 zose, hari naho yigeze kuraswa isasu nyine bakoresheje pistoli bakamurasa mu nda bikarangira nakomeretse cyane, ariko kubw'amahirwe ntiyasiga ubuzima. Ubu rero inkuru rero ngo imeze gute? Uyu mugabo by'umwihariko biravuga ko nyine yaba yatatswe n'itsinda by'umwihariko ritabashije kumenyekana, ariko ngo akaba yaba yashimuswe nubwo bataramenyekana niba ari itsinda ryaba ryoherejwe na leta, ariko nyine biravuga ko uyu mugabo yaba yamaze gushimutwa
ubwo wenda turaza kuza kumenya se koko amakuru ahari, yaba uyu mugabo yafashwe koko akaba yafashwe na leta, by'umwihariko hakaza gukurikiranwa ibyaha aregwa nyine harimo no kubiba amacakubiri ndetse no gukereya imitwe y'iterabwoba igamije kurura nyine imyuka itari myiza mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko n'umwe mu bagabo bahagarara bafite itsinda by'umwihariko namini bafite itsinda mu muryango utavuga rumwe na leta witwa RN cyangwa se Rwanda National Congress. So bivuze ngo rero witwa nyine Kayumba Faustin Nyamwasa wazanga ahita yanzura 100% avuga ati wenda uyu mugabo koko yafashwe bya nyabyo, uretse ko nyine na makuru abashyushye kubera ko nababwiye ko hari ibitangazamakuru byinshi byo muri South Africa byamaje gutangaza iyi nkuru. Ibitangazamakuru by'umwihariko byo mu Rwanda bikomeye ntabwo biratangaza inkuru kubera ko byanze bikunze bagomba gutegereza bakabanza bakareba nimba hari icyo baza kuza gutangarizwa, kuko n'ibitangazamakuru bigomba gutangaza inkuru byabanje kumenya niba ari ibyanyabyo. So nguko rero nuko nguko amakuru ameze, ubwo twese turategereje ngo tuze kureba wagwane. Ngiye muri kuva cyamuteze amatwi ni Ismail Saidi muri kugera kuri RWANDACOM News. Mukomeze kugira ibihe byiza.